Simeze bite? Sawa? Kaza noneho ni Kristo wagira rero akose nk'ibi bisatsi rero ni ibiki? None ibi mijasire ikukiziki. Mu Kristo atunga imisatsi nk'iyo ngiyo nk'ibisanga. Nere gukizwa ni mu mushatsi cyane, ukizwa ni mu mutima. Oh yeah. Nico wakiriye. Nyine ariko nanone ukishijwe n'imyitwarire n'uburyo witwara. Ibi je mitwarire yanje ni mibe. Ibise ni biki washyize? Imijasire si yo dini cyangwa si iki. Kandi idini ntabwo ari muko abayitunga umuntu ababasi. Abaye none urazi jewe. None unzi wenda kuzi ahubwo ikibazo wabishyizeho gute ngewe none bisize nyene genre nyene mugabo nta birenze kandi nibisigura ko ntakije tubyihorera nanjye kukubwira maze iminsi njya kureba Aisha numva we yaburetse agatangira nyitwaraho ukuntu urumva kubera ko amaze kubibona yuko nyene ashaka gusha mu cahase simbizi urumva akajya nyitwaraho ukuntu akaza kubona ari kumfata ari kugira gute none yarangiza kubona ise hamagara Mimi akabatangiye kunyitwaraho ukuntu kugira ngo Mimi abibone none ngiye ngasa nk'umwirekura nkagira iki amasoni n'iki kugira ngo nereke Mimi yuko nta birenze uyanje mbyiritsukura dore byagenze gute ugira taho tu geste byagenze gute ugira je kumuraba byagenze gute umva nyine yaramamagaye arambwira ati Alvin bite sanisa makuru ni meze ko bavuze se ndiki ndagukumbuye sinzi waza tukabona nanda gushaka byate ati okay sawa ndagenda ko kugerayo arambwira bite ni sawa urumva n'amagambo menshi nashaka no kuvugana nawe baramyeskizaho ngo I'm sorry gibiki ngo biranakoze ngo kubwira nabi kuri urumva byose akabimbwiye ndakubwira ati se ambwira ati ariko ibyo nta tatanje none nkajya kubona nkabona ayimara nanyikoresha aho ari kumubera ari kunjyama aho ugira amakenga ngewe hari ikintu wawe usangira kore nanjye urumva niyo mpamvu nyine mubamwe mumubwira mugabo nta kintu arimo arapanga hari ikintu ariko arapanga kuko none akibikora yarangiza akahita ahamagara Mimi none akahita kuri birenze mari none nta niyongere kubwira Mimi nabi ntabwo akamutuma ngo zanira umugabo wanjye ibiki bintu bikanja byataye nukuri Alvin nukuri kw'Imana kuva ndaguserereza ndakubwire kare ureke Mimi mugaje ndumva vraiment urukundo rufise pe shana kuri Imana ndamukunda urarufise nukuri nta buryo na bumwe nigeze negerageje bwose ugira Mimi mureke mugabo ndabona vraiment uramukunda kabisa aho naye nzogageza uburyo singishuka mu makuru neza vraiment jega ni inshuti yawe sinasikiye we mtu wangu jidi shaka kuba barana nga hano none uko none isi umuntu wanjye wanya ubize shaka ubundi pere unabonaga ntazi ibintu burimo wibuce intege ugira gute ariko ngiye muri ngewe Imana yarabinyeretse irambwira ati uzakomeza uharanire cyo wiyemeje bisageraho nukuri kw'Imana jewe aho naguciye intege aho nakuvuze urekemi muvuge gutya nukuri je ndakaravye je ndagushigikiye ku ruhande rwawe icyo uzokere na cyose uzamweza kugifasha ndahari wowe umugezi wanje uri mu brother uri mu grand frère kandi icyo wewe ubiba icyo nzobiba rero ni wabiba nabi naye nzobiba nabi kuko niho tugendana misi yose abizi uko yabimeze ariko rero cyo kuzurakoze ndishimye kabisa vraiment nabona nyari no mushiti wawe mujya munavuga turavuga nabo nzagenda ndamufukishe vraiment babarira umuyana ibintu binjiremo nibikunda nanjye nzakwitura bihenze we umviriza nkukuri kandi Alvin nugira ikibazo je ndahari ku bwawe kandi nzogushigikira mu buryo bwose kabisa undi niwe wa kubera yaho naguciye intege iminsi yose duhura ukambwira ibya bibero bya terekara navyo lakini ndabona ko ufite urukundo vraiment kuri Mimi ndumva neza none raba nkiyo nuzeya raba nkiyo histoire je kumbwira ingene mwahuye na Aisha mugabo umutima wawe uri kuri nuze kandi muri kuzi so byumva ni kuri idesizofata yose jewe ndi puru kabisa ndi nyuma yawe abwo uhita unabijyamo hanyuma ujya no namureba unamuvugishe use nk'unamubaza se amakuru ya Alvin nta kikwiruko nyine nawe umuneka kugira ngo umenye nawe ikiba kimuriwe oye njewe ntugire ikibazo zo mwandikira ndamubwira ndamubaze ibintu nyine bimeze
numve nyene histoire yiwe nawe numve ku mutima wiwe ega nawe urashaka kumva nawe gatsima karimo ashaka kuvyerekana ngiye mbimenye ko karimo nahita menya uburyo none ngomba kujya nitwara uko uje mukobera usanga nawe gukunda mwana byarasigina ntago mbizi biragoye ariko umva wowe gusa iyo diro y'inkorera oya nshaka kubyiko ndiyuma yawe sinchaka ngubu nubwo misene kuri umushiti waje kabisa igatugende wowe niwaza kumugora wakusenga waza kumubyiye acha nifike mu kazi turaza kuvuga sawa bitese madame akuriya nabyo buretse gato cyane iki nanone se kutari ku nagoro njya kuvuga nta kintu cyo kukwakira ese undi uno rwo kurujagajaga wagiye kwiyakira kudisimana uzagira abashyitsi bake nushaka kugura misteri ngaho semira ko mutagenda se gahunda yo kugenda kureba ko mugwe warayisha se shawura cyuha wa mana ninjye uri guhinda nasuga ibyo bistaff koko ntago warindira mwana bikwibwirira ubu nkozi kosa ryuko ndi kukwibutsa ahantu ugomba kugenda kugira ngo bizakubakire nabyibagirwa ese ninde kubwiye ko ngewe nashobora ari mfite ishyari kujya kuba wenda ntubaje ikintu utakinyibwiye cyangwa Yesu nabyibagirwa none se mutabyongera nyanyira ngo nabyibagirwa kuko nzi ko inshuti yanjye igiye gukora mariage ego kandi ninjye uzambara ninjye uzarura mbere icyo kintu nibaze ko ukizi ninjye ko gutabure doneri ninjye ureba ukuntu wambaye urira nguhoza wihaye n'imirimo cyane nase kuhoza ari marene wowe akwigisha ukuntu uzajya gufata umugabo wese ko nawe ugira uranyigisha gufata umugabo wowe ubizi nzakuye nyine bino bya kiraya kugira ngo akataguta fata umugabo bya cyane nibyo bituma aguma aho ngaho kugira ngo ajye mu mboba ajye asanga n'ubundi nta kintu amurusha ntako twagiye kubera Sam afite mama wuba hanze mama we rero nyine twategereje ko mama waza nyine agiye kuza nahagera kugira ngo banyicaze nyine bose papa na mama bose bahari ego nyine tuzagenda ariko ubwo uzagenda se ego ko mwashwanye ubwo mutakimeranye neza nka mbere nizeye kubizi bigasigura kugomba kwitwararika nta makuru ufite sha se mbwira byagenze bite buri munsi saa sita mu gitondo na nijoro ahora ahangaha cyane aje kureba umwamikazi we wenyine witwara ute rero sime mba ndi kumuha utubizo mba ndi kumuryamaho nibebeshe nk'umwana wabonye nka mama we cyangwa papa we wagarutse ibyo ukabona ibyitwaye mate yakitora gute se akora mutepe n'umugento reka iyo nyine umuhungu uri kumukoraho bataye ubwenge marine kazi nuko kurusha marine kazi yayindi bamwitayeho ababizi ko muri hano mu nzu se yewe nkora ibishoboka byose kugira ngo aze kumenya ko turi mwana ubigenza ute rero I need that kuryo cyayi ugishyiremo ikirungo ushyiremo tangawizi ushyiremo akarongo kose na cloves umwe icyo cyayi kimbwire mbwira rero nyine narahindutse nirwa ritwaye nk'umwana mwiza kugira ngo mbere ko narahindutse kugira ngo nagaruke mu rukundo neza ku buryo nta n'ikosa na rito ryambona ujye umbabarira naryo pe ujye umbabarira nuko nakosa ko hari ikosa uri bwati sorry cyane kugira ngo so byumva uraba umungu yatangiye kuba undi mukobwa ni mwiza none umungu ni mwiza none ni mu Rusiya ariko aba yagukundiye iki we ubu se urandebye uranda umukobwa mubi ku buryo afira atankunda umubare mukabyara mwe biracitse ndi mubi ku buryo atashobora kunkunda agakunda abandi bantu nese kuri mwiza kuki nyine ubona ashaka gutwarwa n'uriya mukobwa umeze nk'umukozi gasha buri wese afite uko yavutse ndase yaravuze bakamutongera ko bose bagomba kumukora we babujijwe n'icyo kugutongera nta mitongera iwanyu muzi senda ntabwo barabaroze abarozi nibo batongera ni ukurinda abana babo ibyo nyine bikorwa ubu no mucire wereke ngwino mucire ngo se mama wanjye cyangwa papa wanjye warutwe ndakurasaga ngucire hano umuzi kaza n'ugwembe mwereke basubiye umwana akundwe komeza ukundwe kibazo ushobora gukundwa n'abandi bantu ntanakunda
reka samu rero murwanire ibaze nta mugabo agutwaye uravuga agutwaye umugabo wa mugore wamuzanye tubana ariko wabigenza ute bamutwaye ahise ko mukadata yamuzanye nazi niyo yavuye kuzamuka data nabo barahina bica imiti ntabwo uzi mukadata yangejeje noneho tuzamushimute kumushimuta rero gukora ubugome rero nanone ukeneye gushimuta umuntu kugira ngo bagukunde shira wabimenye atakwangira icyo ahubwo wowe Aisha ako nawe ugabanya nyine kwibebeza cyane nyine ntibebeza ntabwo bazamutwara se urarega n'umurokwe ntabwo yabasha kwibebeza ese n'indokoji yonyine se n'umutsutsu n'amagutiya na bibiliya mugabo bitese isa meze neza ariko nagushaka mu nk'amasegonda nk'atanu niba nta kibazo meze bitese nta kibazo ndashima Imana ariko hari ikintu numva nshaka kuzakubwira cyangwa se kukubwira ni ukuri ni ubusabe biramutse bikunze nakishima ariko bitabonetse binakunze nabyo nta kibazo ni ukundi gusaba ubufasha ko niba nta kibazo basi ko mwaba mumaye ku mafaranga wo makeya nkakemura ikibazo mfite cyo mu rugo kuko kirakomeye cyane basi mu mezi maze nyine mutarama amafaranga basi mukamuha makeya kugira ngo nyemure ikibazo mfite mu rugo mwamukoze amafaranga maze igihe udahembwa nta mafaranga mperuka pe byagenze bitese nyine biba ngo nahari nseka kuko nta mafaranga aba ahari ngo nta mafaranga aheruka nyine kubona ngo biragoye cyane nabyo basi nkagusabe niba nta kibazo ni ukuri nubwo waba umaye 15 cyangwa 20 basi nkakemura ikibazo mfite mu rugo ni ukuri pe kuko kuva aviye yapfa ni njyewe busa nkaho rero ubuzima buri mu cyaro ngiye buhagarariyeho rero basi nkambayeho makeya kugira ngo bakomeze kuko na Mary nawe ararwaye kugira ngo dukomeze nyine basi turebe ko ari ukundi ukuntu byagenda none se ko nzi ko Aisha ariwe ukurikirana amafaranga yo kuri kenkayori akishyura abakozi bo mu biraro akishyura buri kimwe cyose gikorwa muri uru rugo ni iki wowe gituma atakwishyura ayo mezi yose Aisha kandi no kumwegera nabyo biragoye cyane kuko no kumuvugisha bite n'ukuntu ameze biragoye na yabatura nzakubwira wowe kugira ngo wenda ubimfashemo kugira ngo nyamure icyo kibazo kuko ntago nyaheruka ko hashize kinini cyane usibye no kuba nabona n'amafaranga no kurya ni ikibazo Yesu no kurya ni ikibazo kuko ngira Imana nuko hari umupapa duturanye imbere umukozi uhakora n'inshuti yanjye kuko mba ndi ku muryango nkajya kubona aje kuri iruhande rwanjye tugasangira no kurya ni ikibazo pe branda nyine kuburara ni kenshi kubwirwa nabwo ni kenshi nyine gusa ibyo ngibyo nta kintu bintwaye cyo nshaka no kugira ngo nyine famille yanjye iri mu cyaro nyine banze baboneze ikibazo bafite mbanza nyikemura ndose mugareka nkubaza ikibazo ayo mezi yose ko mbandi hano kucyo utanyegera ngo bimbwire ugatuma ayo mezi yegereye iyo hirya ntago nakwegera uri kumwe na Aisha ndose Aisha turahorana ntago muhorana ariko nabwo mba mfite ubwoba reka ko ashobora kubimenya ko nakwatse amafaranga ugasanga bibaye ikibazo nguko nimba ari afite amafaranga kugira ngo akemure cyangwa se yishyura abakozi akumva rero narabikubwiye kandi nawe wenda bizi ko akagombye kuyama bimenye none ahita nyirukana cyangwa se akangira nabi pe Aisha nta burenganzira afite bwo kwirukana umukozi hano ariko Aisha kugira kubwira ikintu ugahakana kubera icyo utahakana yakubije kumbwira ko atakwishyura oya si nibyo nuko gusa nkubonye ndavuga ati kaninyuke mbikubwire niko ikibazo ahantu kigeze rwose harazamuka kandi cyane ariko ndababaye basi ariko ibi none ntabwo mbyemera sibyo ntabwo mbyemera aya mafaranga Aisha akusanya aya mezi yose ntabwo byashoboka aho kugira ngo Aisha akomeze abambura amafaranga nzi ko ayafata uyu munsi turabirangizanya nawe ambwira hana amafaranga anyura reka nze nkurikirane ikibazo cyawe nararanyica none ndapfuye Aisha
gusa Mimi bino bintu bizarangira ryari? Bino bintu bizarangira ryari kwe? Bizarangira ryari kwera? ahubwo w'ingeso zawe mbi zizorangira ryari? Sam, wewe ariko ntacu kwihenda mu buzima bibaho. Nishe nagukoreye iki kwera? Kuko ushobora kuntwara gutya buri gihe. Ushize nabwo naraje uranuka ugira gute Mimi kwera? Basi ngira icyo naba naragukoreye mu buzima. Urumva ntacuze. Ni ikihe se? Ngiye rega ntabwo nzi ikintu wabaye. Ndabizi kubiza ariko reka ndakwibutsa. Okay. Sam, reka none ndakubwira ikintu kimwe. Ndakwibujije mu buzima bwanje. Igihe cyose uzurambona, ntusubire kumpamagara, ntusubire kundamutsa, ndakwibujije mu buzima bwanje. Ndakwiyemye mu majambo makeya. Uranyumva neza? Ntabahungu bahise tugendana nawe. Ngo? Kumbe ni kuri uteye. Gusa narumiwe. No kubona abantu gusa bagenda, kumbe nabahehesi gusa. Mimi umuntu yo kuraba gutya. Umuhungu mwiza nkawe avuga ko yubaha Imana, ariko bikamunana gufata decision yo gukunda umukobwa umwe. Okay, naco bitwaye. Ariko igihe uzurambona, uzurandeka nibandanirize mu nzira zanje, ibintu byo kuvuga ngo turazinanye ntituzinanye. Njewe ubwo businzi ikibazo na kimwe ufite kweri. Gutyo dukumbwirana, yukumbwira ibintu ntazi. Ubushize naraje nagurana ukumbwira nabi. Sinzi ikintu nagukoreye. Ibi bintu ni ibiki ngiye ko ntazi byari? Tuzi ikintu wankoreye. Mbwira. Ni ibiki kweri? Ko ntako nagerageje mwereke ko ngukunda. Warabinyeretse. Warabinyeretse kandi narabibonye. Hati wewe ntacyo bigutwaye. Uko wankunze ni kukunda n'abandi. Muri make ntuzi gufata decision yo gukunda umukobwa umwe. Iki cyo nicyo kubonye ko ibisigaye mbabarira. Masi igihe kingana iki nzano kukureba. Nimba nta decision mfite cyangwa mfite undi. Kuki nkomeza kukwiruka izi nshuro zose? Niki kitakwereka ko ngukunda? Buri gihe ndaza hano, ndaza buri gihe kugira ngo nkurebe. Tubonane tuganire. Ariko ntushobora kumpa umwanya basi. Sam, wowe ntiwigeze usaba Aisha uje kumwerekana iwanyu nk'umukunzi? Hama ngo urankunda. Uyu namukumbwira wongere umbwire ko nkunda. Ukunda nuri wagiye kwerekana iwanyu. Mimi cyangwa usobanurire. Nsobanurire iki? Urabona papa, iyi niwe nta kintu cyo kusobanura gihari. Icyo nabonye, icyo narabonye, icyo nabonye narabonye. Reka ngusobanurire papa.